turabakiriye hamwe n'abakunzi ba Irera TV1 twishimiye kubana namwe mwakwihangana mukatwibwira mu buryo burambuye. Yego. Nitwa Mukankusi. Yego. Ndi umukecuru w'imyaka 68. Yego yego. Nanjye rero nkunda Imana n'abantu bayo. Yego. Kuko ari yambeshejeho kandi akaba ariyo indagira Yego. mu nzira zose nyuramo. Yego. Urakoze cyane kutwibwira mu buryo burambuye. Hari ibibazo by'amatsiko abantu benshi bajya bakunda kugira, bakunda kwibazaho, kandi nkamwe hashize iminsi muzi ibintu byinshi cyane mushobora kuganiriza ku bakiri batoya cyangwa nabo mugana n'ababaruta, ariko bakaba bataragize amahirwe yo kubisobanukirwa. Ariko wenda mu bibazo by'amatsiko tugira mwadufasha mukatubwira ati wenda ni ayahe mahame mugenderaho mu iyobokamana cyangwa mu buryo bwo kubaha Imana, ni iki mwebwe mwumva mutahindura mu migambi yanyu mwafashe, mu myanzuro mwafashe mutajya muhindura, mwumva mwakoresha mu buryo bwo kugira gute kubaha Imana? Yego. Uburyo bwo kubaha Imana rero, Imana niyo mugenga wa byose kandi isumba byose. Yego. Nicyo gituma rero umuntu wayimenye ntabwo ayivaho. Yego. Imana irebera hose, ireba ibyo tutareba, ireba ibihishwe, ireba n'ibidahishwe. Yego. Mu bumana bwayo. Yego. Umuntu uyizi rero ntabwo yayivaho. Yego. Ahubwo ni Imana ihoraho. Yego. Ni Imana iturinda. Yego. Ni Imana ituragira. Yego. Ni Imana iragira abacu. Yego. Ni Imana iragira ibintu byacu. Yego. Ni Imana nyamana. Ni Imana itagihemuka kandi ni Imana itagivangavanga. Yego. Kandi igusezeranyije, icyo yagusezeranyije iragisohoza. Iragisohoza. Kandi igikurinda, iraturinda mu nzira zose tunyuramo. Yego. Niwe murinzi wacu wo kwizerwa. Umva ngo niwe murinzi wacu wo kwizerwa. Yego. Nta wundi wakwizera utizeye Imana yonyine. Yego. Twiringiye abana b'abantu baraduhemukira. Yego. Tubahanga amaso badukoza isoni. Yego. Ariko yo ntigihemuka kandi ntigikoza isoni. Ni ukuri. Ni Imana nyamana rero. Yego. Ni Imana itavogerwa. Ibyiringiro bizima. Yego. Yego. Ni igiti cy'inganzamarumbu n'isambu itarumba. Wavuga iby'Imana bwacya bukira. Yego. Urakoze cyane. None wenda nko mu by'iyobokamana cyangwa mu buryo bwo kubaha Imana, mbese wumva ejo hazaza ari iki wumva uteganya gukora? Mbese hari igihe umuntu avuga ati ndateganya umushinga runaka, kuziteza imbere cyangwa ateza abandi imbere, ariko mu bigendanye noneho mu kubaha Imana cyangwa mu bigendanye n'iyobokamana, ejo hazaza urateganya iki? Urateganya gukora iki? Kubaha Imana kwanjye, yego, icyo nteganya ni ukuyubaha nkayigumaho. Yego. Sinzayivaho nubwo byagenda gute. Yego. Ntabwo nzayivaho kuko nzi imirimo n'ibitangaza yankoreye. Yego. Kandi n'imirimo n'ibitangaza igenda ikorera abandi. Yego. Iyobokamana rero ni ukuyikomeraho, ukayikomezaho, ntutazutse ngo ujye mu bapfumu, mu guterekera, mu businzi, mu busambanyi, mu kuroga, mu kuraguza. Ibyo ngibyo Imana ibyanga urunuka. Ibyanga urunuka. Ariko iyo yikomejeho ukagendera mu nzira yayo, igenda igusimbutsa n'ibyo utazi ikabikora. Nicyo gituma rero Imana ari Imana, ntabwo ari sekamana, ni Imana nyamana, iri ituye mu gihugu cyo mu ijuru, irebera hose icyarimwe. Ni ukuri. Ni ukuri rero iyo iyobokamana rwose ni ukuyikomezaho. Ni ukuri. Urakoze cyane. Rero hari byinshi twibaza. Hari igitabo kijya gikunda gukoreshwa impande n'impande ahantu hateraniye abantu benshi bari mu materaniro cyangwa bavuga ko bubaha Imana, igitabo cyitwa Bibiliya. Yego, Bibiliya. Bibiliya mwebwe wenda muziho byinshi cyane cyangwa muturuta, mushobora kuba mufiteho ibisobanuro byinshi, mudufashije muri make ubundi Bibiliya ni iki? Bibiliya rero, Bibiliya ni ijambo. Bibiliya ni ijambo. Bibiliya ni igitabo Imana yaremye igishyiramo amajambo yayo iyanyujije mu bahanuzi.
Bibiliya ni ijambo, ni intwaro y'urumuri. Bibiliya uyitwaje ntatana. Bibiliya uyitwaje ntagambanira mugenzi we. Bibiliya uyizi ntiyifuza icya mugenzi we, ntiyifuza icyamugirira nabi, ahora atumbiriye Bibiliya. Bibiliya ni intwaro y'urumuri. Bibiliya imurikira abarushye. Bibiliya imurikira abatabona, ikababoneshereza, ikabashyira mu rumuri. Bibiliya rero wayivugaho byinshi kuko ni intwaro ikomeye. Yego, urakoze cyane ku bisobanuro duhaye bya Bibiliya, cyangwa uko uyifata, cyangwa uko uyumva, cyangwa uko wayumvishe. Ariko iyo turebye Bibiliya n'ubundi dusanga ari igitabo kirimo iby'abakristo bizera. Yego, kandi tugasanga ari igitabo kibumbatiye hamwe ibitabo n'inzandiko, bikaba bivuga ku mateka iby'uyu munsi n'iby'ejo hazaza, bikaba byaranditswe n'abantu batandukanye. Kandi Bibiliya tugasanga harimo n'iby'Imana yavuze. Yego, rero urakoze cyane ku bisobanuro muduhaye, kutwunganira. None iyo Bibiliya nyirizina ubundi akamaro kayo ni akahe? Kuko abantu bayifashisha ari benshi. None buriya mwo muri make turebeye muri rusange, akamaro kayo ka Bibiliya ni akahe? Muri rusange akamaro ka Bibiliya, Bibiliya ni intwaro ikomeye. Bibiliya ni intwaro irinda. Kandi Bibiliya ni intwaro inesha. Kandi Bibiliya iyo uyikurikiye neza uranesha kandi ugatsinda. Ntutana inzira. Bibiliya ntigutanisha inzira. Bibiliya ihora ikwerekeza mu nzira nziza. Bibiliya rero ni intwaro ikomeye. Yego, urakoze ku gisubizo duhaye ku bigendanye n'akamaro ka Bibiliya, icyo ifasha abantu cyane icyo ikora. Ariko niyo tugiye muri Matayo, dusome n'ubundi muri iyo Bibiliya turimo kuvugaho, tugasoma muri Matayo, dusome ijambo nyine muri iyo Bibiliya, n'ubundi turebe umumaro wayo nyirizina yo yerekana. Muri Matayo ibice 22 umurongo 29 aravuga ngo, Yesu arabasubiza ati, mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. Urumva hano harimo kwerekana yuko Bibiliya igira umumaro. Kubera iki? Nimba Yesu we nyirizina avuze ati mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe. Ariko iyo ugiye muri Bibiliya ntagatifu yo n'ubundi ni nk'aho ari ubundi buryo bw'imivugire mu Kinyarwanda, nicyo biba bitandukaniyeho gusa. Ntabwo ziba zitandukanye ari iyera, ari Bibiliya ntagatifu, ari n'iyindi. Yo iravuga iti rero muri Bibiliya ntagatifu ho itwereka gute? Muri Bibiliya ntagatifu naho ifite ukundi irimo kubisobanura, katubirebe kuri ririya jambo kugira ngo twese tumenye kandi dusobanukirwe icyo bishatse kuvuga. Kuko hari iyera ikoresha Ikinyarwanda kitarimo kumvikana neza nk'Ikinyarwanda kiri muri Bibiliya ntagatifu, kandi ugasanga byose n'ubundi birimo gusobanura, birimo kuganisha ahantu hamwe. Muri Bibiliya ntagatifu ho haravuga ngo, kadusome Matayo ibice 22 ku murongo wa 29, ho haravuga ngo, Yezu arabasubiza ati, murayoba kuko mutazi ibyanditswe, nimumenye n'ububasha bw'Imana. Urumva hano hantu ho hahise habisobanura neza mu buryo bwimbitse. Yego, aho hahise havuga ngo abantu barayobye cyangwa barayoba kuko batamenye ibyanditswe. Kandi ibyanditswe ni iki? Ibyanditswe biboneka muri Bibiliya. Rero ngo abatarabimenye bo ngo barayoba, ariko birumvikana yuko wabimenye we arayoboka. Sibyo se? Nkuko wabikomeje bivuga ngo Bibiliya iratumurikira, ariko yo noneho hakomeje hatwereka yuko abatayifite cyangwa abatayisoma, yego, abatayiga, abo ngabo ngo barayoba. Yego, ngo barayoba kuko batazi ibyanditswe, ntibamenye n'ububasha bw'Imana. Kandi n'ubwo bubasha bw'Imana kubumenya
turabisanga muri Bibiliya. Yego rero urakoze cyane ku bisobanuro duhaye n'inyunganizi, ariko iki cyigisho nk'iki ngiki umuntu akirangiza kukiga, icyigisho nk'iki cy'ingenzi umuntu akirangiza kukiga, umuntu ako kanya ahita ashyira mu bikorwa ibyo amaze kwiga ndetse akabimenyesha n'abandi. Turimo dusoza iki kiganiro cyangwa rivugabutumwa tuba turimo dukora, ni iki wabwira abadukurikiye? Icyo nabwira abadukurikiye rero bumva iki kiganiro ni ukwikomeza ku Mana. Nta yindi Mana babangikanye bakayikomezaho, kuko ariyo Mana ifite byose, ifite ubutunzi, ifite ubutware, ifite amafaranga, niyo Mana yonyine ku isi. Kuko wiringiye abakomeye ntacyo bakumarira, ariko iyo uhanze amaso Imana iragukorera imirimo n'ibitangaza. Nibikomeze ku Mana, basenga Imana, bayubahe, kandi bayubahishe n'abandi, kandi bubahe na bagenzi babo, ngo bakunde bagenzi babo nk'abo ubwe. Bubahe n'Imana, ahasigaye Imana izakora imirimo n'ibitangaza. Urakoze cyane. Turasaba nawe udukurikiye kuri Irera TV1 waduha inyunganizi cyangwa ukabaza ikibazo unyuze muri komenti, kandi ushaka kugira ngo ujye ubona ibyigisho byose tunyuzaho, wakanda kuri iryo jambo subscribe cyangwa s'abonner mu Gifaransa, ugahita haza akazogera kamwe ukagakandaho, haza tuzogera dutatu ugakanda kuko hejuru, maze ibiganiro byose bizajya bijyaho ukazajya uhita ubibona ako kanya. Murakoze cyane. N'ubundi mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana buterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa iby'Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo dukore ibikwiriye nk'abana b'Imana. Murakoze cyane. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe mubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Murakoze cyane. Murakoze. Yego murakoze.